turatomboye kongera guteranira ngaha kuri buri munsi ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Kuba Imana idukunda biraduhagije. Natwe turengere abandi buri munsi, tubarenganurira buri munsi. N'iri jambo ry'ihumure ryo kuri wa 4 Mutarama, n'iri jambo ry'ihumure ryo kuri wa 4 tariki 20 Mutarama 2022. Isomo rya mbere mu gitabo cya mbere cya Samueli, umutwe wa 18 umurongo wa 6 kugeza ku wa 9, n'umurongo wa 19 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Igihe batabarutse, Dawudi amaze gutsinda Umufilisiti Goliyati, abagore basohoka mu migi yose ya Isiraheli baza gusanganira umwami Sawuli bafite ingoma n'inanga, baririmba kandi babyina imbyino z'ibyishimo. Abagore basingizaga bikiranya bavuga bati, Sawuli yishe abantu 1000, naho Dawudi yica ibihumbagiza. Sawuli yumvise ayo magambo aramurakaza cyane, maze aravuga ati, Dawudi bamubazeho abantu ibihumbagiza, naho nge bambaraho 1000 cyonyine. None se asigaje iki kitari ubwami? Guhera uwo munsi Sawuli atangira kureba nabi Dawudi. Nuko Sawuli amenyesha umuhungu we Yonatani n'abagaragu be bose imigambi ye yo kwica Dawudi. Nyamara ariko Yonatani umuhungu wa Sawuli agakunda cyane Dawudi. Nibwo Yonatani abwiye Dawudi ati, data Sawuli arashaka kukwica, none rero ejo mu gitondo uzirinde kugaragara, uzihisha ahantu hiherereye. Naho ngewe nzasohoka njyane na data ku gasozi hafi yaho uzaba wihishe. Nzamubwira ibikwerekeyeho, nemeye icyo abitekereza nzakikubwira. Nuko Yonatani ahakirwa Dawudi kuri se, aramubwira ati, Nyagasani, uramenye ntugire nawe umuhungu wawe Dawudi, kuko atigeze gucumuraho, ahubwo ibikorwa bye by'impangare bikaba byarakugiriye akamaro. Yemeye guhara ubugingo bwe, arwana n'Umufilisiti aramutsinda, Uhoraho yuzuriza muri we igikorwa gikomeye muri Isiraheli. Ibyo warabyiboneye kandi biragushimisha. None ni kuki ushaka gucumura umena amaraso y'umwere Dawudi, ushaka kumwica nta mpamvu? Sawuli ngo yumva amagambo ya Yonatani, aramurahira ati, ndahiye Uhoraho ko ntazamwica. Nuko Yonatani ahamagara Dawudi, amubwira amagambo yose yavuganye na se. Hanyuma amugarura kwa Sawuli, akomeza kumukorera nk'uko byari bisanzwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 56. Niringira Imana maze simbe nagira ubwoba. Mana ngengirira ibambe, abanzi banjye barankurikiranye. Umunsi wose bahora bandwanya, bakanyutsa igitutu. Umunsi wose ingenza zinyumaho, abandwanya ntibagira umubare, barandusha imbaraga, baca ibico bakangenza, baronda aho nyuze hose. Imiboragiro yanjye ni wowe uyizi. Tega urwabya rwawe, amarira yanjye ahongobokeramo. None se siko byanditse mu gitabo cyawe? Abanzi banjye bazakubana bahunga, umunsi nagutabaje. Ndabizi Imana iri kumwe nanjye. Niringira Uhoraho, anako ndata ijambo rye. Niringira Imana maze simbe nagira ubwoba. Ubwo se abantu bashobora kuntwara iki? Kuko amagara yanjye wayakijije urupfu. None si ibirenge byanjye ntibabirinze gutsikira, ugira ngo ngende imbere y'Imana mu rumuri rumurikira abazima. Niringira Imana maze simbe nagira ubwoba. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Mariko, umutwe wa 3 umurongo wa 7 kugeza ku 12. Muri icyo gihe Yesu yigira ku nyanja hamwe n'abigishwa be. Abantu benshi baramukurikira baturutse mu Galileya, n'abandi benshi baturutse mu Yudeya ni Yerusalemu, no muri Idumeya no hakurya ya Yorodani, no mu karere ka Tiri na Sidoni, baza bamugana bumvise ibyo yakoraga. Nuko abwira abigishwa ngo bamuteganyirize ubwato, agira ngo ikivunge cy'abantu kitaza kumubyiganaho. Koko rero yari yakijije benshi, bigatuma abarwayi bose amwirohaho, bagira ngo bamukoreho. Abahanzweho na roho mbi nabo, iyo bamubonaga barambararaga imbere ye, bagatera hejuru bati, uri umwana w'Imana. Uwo ariko akabihanangiriza cyane, ababuze guhishura uwo ari we. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uwo ariko akabihanangiriza cyane, ababuze guhishura uwo ari we. Bana b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Yezu nakuzwe iwanjye, ntabwo nzigera nikuza. Yezu navuga iwanjye, ntabwo nzigera nivuga. Yezu nambona, ntabwo nzigera nibona. Naho ibyo nimbirengaho, nkitakumba nkiyerekana, nkirata
kabaye nzaba ngiye kurinda imuka. Mu mizi 7 y'icyaha tuzi muri aya masomo tujye kuzirikana ku muzi witwa ishyari, la jalousie. Umuhanga aherutse kuvuga ati ishyari niryo shuri rya nyuma wiga iyo umaze kuminuza usohokana diplome yanditseho umurozi. Ye baba we kurangiriza ku burozi babyeyi, urangiza uri umurozi umwicanye kabaye. Ese wasanga nangira ishuri ndyigamo ndi umupadiri kandi byaba, cyangwa wasanga ndifatamo cours du soir ubwo graduation yazaba ryari, reka nisake ubundi kabaye. Ishyari niribi babyeyi. Ngo umunsi umwe abanyamuziki 2 bitabiriye amarushanwa aho bagomba guhimba indirimbo izajya ikoreshwa mu muryango remezo n'abakristo bose. Ubwo ni hirya kure nyene muri Afrika byabereye. Nuko umuhanga cyane wari umunyamuziki ukomeye cyane ukaze ahimba indirimbo ikaze cyane koko yuje ubuhanga ya page 10. Akaba naho hagaruye umuziki muri ako karere k'ibiyaga bigari. Undi we mugenzi we yaraciriritse cyane ndetse afatwa nk'umuswa w'indani mu muziki. Nuko ahimba karimbo koroheje ka page 1 kari kanaciriritse birumvikana. Nuko umunsi w'amarushanwa uragera, umuhanga yari yanateguwe na korali ikomeye igomba kumufasha iyo ndirimbo kemeza. Ubwo iterano ryose ryari ryakoranye baje muri ayo marushanwa nyine. Umuswa abari we babanza ngo ave mu nzira bicyare cy'umuhanga atambutse bwa bwenge bwe. Wa muswa akimara gutera ya ndirimbo imbaga yose itangira kuririmba imwikiriza bikomeye, anako bahaguruka bakoma amashyi bishimye. Abantu bose bari ku mihanda barahurura, abaporo, abadive, abayisilamu, abakatolika, yewe bahisi n'abagenzi bose baza baririmba iyo ndirimbo. Yewe bahita banayifata no mu mutwe vuba. Noneho wa muhanga nawe atangiye kuririmba na korali yikaze cyane. Imbaga no peuple batangira kwikura umwe bagenda. Wa muhanga asigara na korali ye gusa. Ngaho namwe babyeyi ni mufore watsinda amarushanwa. Bamwe bati birumvikana ni wabaye populaire. Imbaga nyine nawe yashimye ikaririmba iyo ndirimbo ikayifata. Uwo ni wabo wa mbere nyine. Aha babyeyi ndi byarangiye se kubera ko n'ubundi uyu muhanga ari wo hagaraye muzika nyine muri icyo gice. Byarangiye nyine ya ndirimbo ye ari yo bagize ya mbere kugira ngo atarakara. Ariko ndavugiza ukuri were icyo gihe kugeza na n'ubu birirwa bayiga na n'ubu ntirafatika. Ahubwo ikibabaje uyu munyamuziki ukaze cyane yirirwa asebye wa mugenzi we, yaramurakariye bikomeye mu mpamvu yigarurira imbaga kandi nta buhanga murusha. Abanyamuziki baririmbye ishyari nibi. Ndakubwiza ukuri hari abanyamuziki bamwe barara badasinziriye ngo hari mugenzi wabo wahimye nk'akaririmbo keza. None se munyamuziki we umunsi yasohoye igitabo byo birumvikana ushobora kuzicwa n'agahinda. Ishyari nibi bavandimwe. Birumvikana umunwa uzawubangira ingata, amazuru azafatana n'umunwa. Bana b'Imana mube maso, shitani yadutse mu makorari. Amakorari menshi yasubiye inyuma kubera ishyari ry'abanyamuziki, kwiyemera, kwirata, kwibona. Ngaya matiku muri korari nindi yateza ni wa muhanga mu muziki cya Gikenya. Birababaje kubona mu turere tumwe na tumwe baragiye batora abashefu bafite ishyari ngo nibo bahagaririye abandi. La jalousie vraiment. Ngo ifoto y'umuririmbyi, umucuranzi, umuyobozi w'indirimbo, umutekinisye, ifoto y'umupadiri ushinzwe nka muzika, ariko akaba ari mu ishuri rya jalousie ategereje diplome babyeyi y'umurozi kuzasohoka muri ya kaminuza. Birababaje aho kugira ngo dukusanye izo mpano zose Imana duhaye muri kiliziya tuzibyaza umusaruro zigire kiliziya yose akamaro, ariko ikibabaje ukarara udasinziriye kubera ishyari. Mugenzi wanjye ngo yatsinze, arandushije, arangiranye we, ye baba we, andushije popularite we, arandushije we, ukarara udasinziriye kubera ko mugenzi wawe yazamuwe mu ntera, kubera ko mugenzi wawe yabonye promotion. Ese mubyeyi uri munyeshyari cyangwa uri munyeshyaka? Yibaze nanjye nibaze. Mu isomo rya mbere ry'uyu munsi turabonamo Master Sauli wageze muri rya shuri rye, ishuri ry'ishyari, ategereje nyine ya diplome. Dawudi wari umaze gutsinda ku rugamba cya gihangaje Goliyati kuko nyine yari kumwe n'Imana. Nuko baramusanga bamushimira kubera igikorwa cyiza cy'inyamibwa agiriye umuryango wose. Tuno peuple zambano zigira akamaro kiliziya yose. Ariko Sauli biramubabaje kubona amakuzo ye yose agiye gushirira kwa Dawudi. Nibwo rero atangiye kumugirira ishyari no gucura imigambi myinshi yo kumwica, bityo Dawudi ataza kuvaho mutwara n'ubwami.
gusa Sawuli nta makuru afite ko Dawudi yarangije kuba umwami cyagihe Samweli yamwimikaga nyine. Nyuma yo kumenya imigambi mibisha y'iri shuri ry'ishyari Sawuli agiyemo, Yonatani umuhungu wa Sawuli arashaka amayeri yose yo kurokora Dawudi. Turatangara ubutwari bwa Yonatani umuhungu wa Sawuli kurengera no kurenganura Dawudi, kandi bigaragara ko uyu mugambi mwiza Imana yari urimo, Imana irawushyigikiye. None bigenze neza, Sawuli arahiye ko atazica Dawudi. Amen. Muvandimwe, muganiye n'umuntu agakugezaho imigambi mibisha ari gupangira undi mugenzi wawe, wamugiriye ihe nama? Ese washobora kujya kuburira wa mugenzi wawe kugira ngo umuhishe nk'uko Yonatani abigenje? Wakora iki? Wakora ubuhe butumwa nk'umukristo? Abakristo bavandimwe, tujye tuzirikana buri gihe ko umugambi w'Imana ari ukudukiza, ni ukuducungura. Uyu mugambi rero mwiza ari nawo wazanye Yesu, ni ukuducungura, ni ukurokora ubuzima bwacu. Aribyo twumvise muri evanjili ya none, uburyo Yesu aganwa na popularite nyinshi. Ya popularite babyeyi, comme des champs populaires, imbaga ikagusanganira nk'uko Dawudi nawe byagenze. Yesu nari gukiza abantu benshi atarobanuye, baturutse impande n'impande, baramukurikira bakamuyoboka. La popularité, le peuple de Dieu, baramugana kuko bumvise ibyiza yakoraga. Ni koko abakristo bavandimwe, umuntu wese ukora neza abasize imigisha y'Imana, kandi byumvikane abantu baramugana. Uw'Imana asize amavuta baramurigata, nk'uko byagenze kuri Dawudi ndetse na Yesu. Gusanganirwa, abantu bakagusanga. Iyo dusanze Yesu aradusanganira, akadusiga, akadutaka, akadukiza. Dutangane muri amasomo tagatifu y'uyu munsi iyi popularite ya Dawudi ndetse na Yesu, gusanganirwa, gusangwa n'abantu benshi. Ibi bizatera Sawuli ishyari, bya bindi twavuze haruguru ko asigaje nyine kubona diplome y'umwicanyi cyangwa y'umurozi. Naho ku ruhande rw'ivanjiri, Yesu nawe azagirirwa ishyari n'abafariza ndetse n'abigisha amategeko, nabo baciye muri iri shuri nyine. Byumvikane Yesu ari gukora ibi ngibi, ariko nabo bari gufata note, bari kwandika ahantu, bashishikaye kandi kuko bishyizemo ko Yesu yamaze kubakura ku mugati. Imbaga yose yayobotse Yesu, kabaye. Rero kumuhigahiga no kumwicisha biregereje. Ngewe ya diplome ya nyuma babyeyi. Ariko ababyeyi, hari ikintu kibabaje, nirenze kuvuga ko ari insensé, reka nkoresha ijambo buswa, kubona umuntu uri kurwana ku nyungu rusange, kubona umuntu ugukorera, ukugokera, ugushakira icyiza, ukubereye muri dosiye, kubona umuntu uri mu byawe warangiza ukamugirira ishyari ngo arakurushije, icyaho ukajya umusebya, umutaranga, umuharabika, kandi we adahoma gukuvunikira, gukugira neza. Ngo uko kuri iryo shuri arishakamo iki kuri kwihombya, bizarangira ari uhombotse. Ishyari ririca nyine. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abana babiri biganaga mu ishuri rimwe, uw'umuhanga ngo bari n'abakene nyakujya, ariko ari uzi ubwenge mu ishuri kurusha umugenzi we iwabo bari bakize cyane. Ariko abana bombi bagakundana pe, ku buryo uyu muhanga yafata igihe cye akajya gusobanura mugenzi we, ndetse akarara n'iwabo mu gihe cy'ibizamini kugira ngo aze gufasha umugenzi we gutsinda. Ibyo rero bikabatera gukundana, bakumvana, bakabana neza. Dore ko akenshi babaga bari kumwe nta gusiganwa. Ariko papa w'uyu w'umukire bikamurakaza cyane uburyo uyu w'umukene iwabo mu kurya babanje kujya guhingiriza, gusabiriza no guca inshuro. Bitangaje ukuntu arusha umuhungu we, kandi nta kintu babuze iwabo, ngo akanagasuzugura iki n'igisebo. Sararakara cyane, biramubabaza, atangira guhigahiga wa mwana. Igihe rero kimwe kiragera, uyu mwana w'umuhanga yaje gutsinda gukomeza mu mashuri makuru yo mu mahanga hirya kure. Ariko mbere yo kugenda aza kureba inshuti ye, kumusezeraho bwa nyuma, ndetse no kumusobanurira byimbitse, kuko naho hari ikindi kizamini yari afite mu minsi iri imbere, agira ngo musigire bagaje itubutse, ubundi nawe azatsinde, kuko bakundanaga nyine. Wa mugabo umunyeshyari apanga uburyo bwose yazazitira ako kana, ku buryo atazongera kumubona mu maso ye, bityo amashuri nyine acikire, ntazongere kuyakomeza. Nuko umunyeshyari amaze kunoza uwo mugambi we w'ububisha wo kwica wa mwana, nuko kera kabaye, mwarimu icyo kigo babagaho ahamagara umunyeshyari ati, kubera ko umuhungu wawe yakurikiranywe na mugenzi we ari umwitaho buri kimwe cyose, amusobanurira byose, amwigisha, rero nawe ukore uko ushoboye umwiteho mbere yuko ajya kwiga mu mahanga, kuko amanota w'umwana azaduha niyo tuzandika kuri diplome y'umuhungu wawe, kuko nyine n'ubundi niwo wamwigishije. Icyacu cyari ukubihagararira, amanota azamuha niyo tuzamwandikira ku mpamyabumenyi. Munyeshyari akubitwa n'inkuba, dore ko ataranazi ko uyu mwana w'umuhanga
ikimuzaniwe cyane cyane ari ugusobanurira umuhungu we, nuko atangira yibaza uburyo umwana we amaze iyo myaka yose yiga akaba atabona diplome, uyu mugenzi we atari we ubivuze, mugenzi we ngo ataramuha amanota, yewe ubanza icyo Mariya yateguye kumutera ubanzana n'ubucyumiye hejuru. Munyeshyari mbega wowe ni gute wacurira imigambi mibisha umuntu ukubereye mu bintu, umuntu ukubereye muri dosiye, umuntu uri gukwitaho, umuntu uri kugufashiriza umwana. Bakristo bavandimwe, amaherezo y'abagome ba munyeshyari ni urupfu, n'umuriro w'iteka. Ese wasanga nanjye mu ishuri rya jalousie ndi umupadiri, mbega ifoto y'abibishye ababyeyi. Bakristo bavandimwe, hari ibigo byinshi biri gusenyuka kubera ishyari, hari ingo nyinshi ziri gusenyuka kubera ishyari, ngo barankiranye we, imiryango myinshi igasenyuka ngo barankiranye we, barandushije we, ngo yazanye umugore mwiza w'umutima wita ku rugo, ubu ugaca ibiti n'amaguru ngo ugiye kumuca inyuma utobe urugo rwe, cyangwa ngo ujye kumurogera ukaba wakwivugana umugore we cyangwa umugabo we, ngo bityo ntiyongere kuvugwa, umuzimye, ngo yateye imbere kundusha. Kandi hari n'abihaye Imana bamwe binjiye muri iryo shuri, ishuri rya jalousie, ngo mugenzi wanjye bamuhaye promotion we, arandushije we, ambanye superieur we, kandi naramurushaga mu ishuri we, ngo ninjye wari umuhanga mu ishuri we. Bikababaza cyane, nuko muri nomination karara udasinziriye ngo bongeye baribeshye we. Noneho mugenzi wawe hari impano afite, aho kumufasha ngo zigire bose akamaro, wowe cyawe ukaba rucantege, ugahora umuca intege, umupfukirana. Mugenzi wawe kandi ukoze akoze keza ukaba uri gufata note muri rya shuri babyeyi ry'ishyari, ukabyimbagana. Muyobozi, shefu, perezida we, ishyari ni ribi, ahubwo koresha impano zabo uyobora kugira ngo zibyarire kiliziya akamaro, aho kubagirira ishyari. Ngura ifoto y'umubyeyi ugirira umwana w'ishyari, ngo umuvandimwe Imana ije gakubaza uti kuva wabaho umaze korokora abantu bangahe, umaze kurenganura abantu bangahe, umaze kurengera abantu bangahe nka Yonatani. Wasubiza ute? Ni ayahe mayeri ukoresha igihe ubona hari umuntu utangiye kujya muri rya shuri rya Sawuli? Twibuke ko Dawudi yari umunyamuziki, guhimba zaburi, yari afite impano zo kuyobora umuryango w'Imana, zo kurwanira igihugu ku nyungu za rubanda, mu nyungu rusange. Ariko munyeshyari Sawuli ntiyamworoheye na gato, ariko ni hahandi uburakari bw'imbwa bushira mu kuzunguza umurizo. N'ubundi hahandi bizarangira Dawudi abaye umwami kubera Imana. Muntu nawe uri gupanga imigambi mibisha, ukarara udasinziriye, umutima ukabyimbagana, umutwe ukarara ukurya, uri gushaka kwiyimura ku muvandimwe wakurushije, ugashaka kuvutsa abandi ubuzima. Rya shuri rya Sawuli babyeyi, uzi ko na Sawuli n'ubugome bwe uyu munsi twumvise yarahiye ko atazica Dawudi, ni koko ntabwo azamwica. Ngaho na mukristo ihangane wisubireho, imigambi yose wari ufite mu mutima, rya shuri wari warinjiyemo ry'ishyari, wirinde kugira umuvandimwe nabi, ntuzice. Pangura imigambi yose mibisha wari ufite, warubitse mu mutima, abantu wari umaze kwica mu mutima, usigaje gusa gushyiraho utudomo. Ahubwo rengera abandi barenganure nka Yonatani, ufungura imiryango, inzugi z'umutwe ndetse n'iz'umutima, ube populaire nka Dawudi, kuzurana n'imbaga umuryango w'Imana, kuzurana n'imbaga nka Yesu, ugakiza abaza bakugana bose, ukabakira neza, bityo ukareka abana b'Imana bakakugana. L'accueil, la générosité, bityo byaza umusaruro impano Imana yaguhaye mu bushinzwe, mu buyobora, mu bukoresha, mu bukorera, aho kubahungeta no kubahungabanya, ahubwo ubahuze, ubahoze. Mana, uyu munsi nanjye mfashe umugambi wo kuva mu ishuri rya munyeshyari, kuko nsanze narahombye byinshi, nagokeye ubusa ntigihe mu kugira ishyari. Ibyo nahombeje kubera ishyari birahagije Yesu, sinzasubira. Buri munsi Yesu nk'umutima mwiza w'urukundo n'ubugwaneza. Amen. Mwese ushobora byose abaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Yesu,